reka mama yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Kanya Karame. n'uburangare. Ako se wowe igihe wagenda rero ego mana ukemereye ko none se we ko watinze waciye Bose ko mbona ibineza neza bikwishoboye. umva mvuye hano mpiga nyine kwa Kayitesi shasi uko se telefone nyine ariho tuvugana na Nuzi na Gwiza nyine Kayitesi yaje kundeba mu kanya arambwira ngo Gwiza ngo yamwandikiye mu gihe n'ingonga aranshaka mbandashize yibo none turebana gutyo mujyanye telefone n'ikindi turebana gutyo ndamubona yabaye mwiza umva sindi nkuru Sha nanjye ndamukumbuye ko tutambwiye ngo nanjye nze mubwire washinuwe kazaza yibo mbona wishimiye wowe ni iki kandi nese ntabwo siko inshuti yacu twese ahubwo sha uzi guhinda se kurira karibeni Suzi ko ari inshuti yacu twese nyine ari imbere azaza umusuhuze yacu umusore urajya kumara iki kumanya ugize umushinga ntabwo yazaga kudusura hano mu rugo twese tukaganira ni ngombwa yuko nawe ujya nose ukiri yabyeka agatesi ngo aba ari njye wabwira nyine shagenda rero umushiha umvanye ndeka nanjye reka mbe nizakayo hano agiye umushiha wawe niyo mpamvu katajya amatungo ntuze ubwasize mpamvu katakoze uturaso ku mubiri hagira umushiha Kanyana Pino mubwire Siranye Kanyana nziza neza wowe umeze ute mbwira kandi mbwira ni maze nijoro naraye murose shaho uhora umbeshya warose iki nyakoze utamugana nabyo mbwira ndaguhobera uri aho ngaho sibundi kuki utaza mu rugo wowe papa ndamuti mbwira ahubwo nyine ikintu ushaka kubwira nyine ugiye kumbwira ukitse imitima ni igiki mbwira mukunzi sibuka wa mama wacu wundi w'imahanga wundi wambwiraga turi ku ishuri ndamuzi nako ntabwo muzi tabaramumbwiye ndabyibuka noneho nyine avuganye na papa nijoro avuganye amubwira yuko nyine ngashaka nyine urareba sibyo imahanga nyine sahana sibyo ntabwo ari ahantu nyine n'impamvu tugomba kuba ariko imahanga aba ubuzima bagiye yose ukanyamwagerageje ukanyumva ikintu ngiye kukubwira bisa nkaho ari bibi ngaho nyumva basi ikintu ngiye kukubwira sibyo ikintu ngiye kukubwira mbabarira ucyumve kandi unyumve sibyo so nkunda Kanya ndagukunda cyane se nkukunda turakundana rero kwa ko dukundana agomba kunyumva akanyanyura kumva sibyo yego noneho rero bavuganye na papa nijoro papa amusaba yuko ngewe nyine najya imahanga nkajya gushaka imibereho kurabona hano mu cyari wacu imibereho iragoye uvuze ngo iki no ntabwo bishoboka ngo ujye imahanga unsige Kanyana ntabwo wansezeranyije kunyumva nagusezeranyije ko uzansiga ndabyumva nanjye biragoye ngo uzahora uhari ku bwanjye none ugiye kunsiga Kanyana erega kure y'amaso si kure y'umutima sibyo ndabyumva pe ngiye kure yawe nanjye ubwanjye ntabwo binyoroheye sibyo ariko reba ubuzima tubayeho sibyo mwese ngatekereza nawe dukeneye kubaka ubuzima bwiza reba mu rugo ukuntu babayeho ubuse ngahibaze ngiye nanjye nkakorera kuri ayo madolari nkahita mwambika icyo gikanzu cyiza mbwiye ukunda ntabwo wabyemera shiri uzakinzanira cyane rwose ako shiri nubwo uri kumbwira iby'ikanzu ariko ntabwo biraza neza pe basi nyine ndabizi nanjye birangora kangubwire ngaho basi musunda bivuga gute nyine reba ikintu unsezeranya kibe nk'igihango tugiranye
basi ngewe nasigara nzavuge ko basi wenda dufitanye igihango gikomeye sinzagitatire nawe aho uzajya ntuzagitatire Kanyana mukunzi ndabizi birakugoye sibyo ndabizi birakugoye kubyumva gusa urabizi ko mukunda sibyo nyine ndabizi kuba ngiye kure yawe ntabwo nyine bivuze ko umutima utari kandi uzahora gusa nawe kuba ngiye ntibisobanuye yuko ugiye kunyibagirwa sibyo no mu nzozi mbi ndota ntabwo narota nkwibagirwa si ubizi koko ntabwo bishoboka nyine nusishinje ntabwo nkukunda urankunda baba basireka mwereke sibyo mwereke ngiye kugenda nese ubundi uzagenda agerwa umwana ugiye kugenda nonaha oya nzagenda Kanyana nanjye nese sheri reka nkubaze hari ibintu nabonye muri telefone ya sister yadusuye ndi w'i Kigali yari yadusuye mbona ngo bagiye ku kibuga cy'indege bafite indabyo sheri nanjye uzanjyaneyo uzahirire ibintu uzaranguzanira ku kibuga cy'indege none se njyewe reka nta mafaranga mfite ngo nzakugurira ururabyo rwiza rwanda rw'abazungu ariko reka mwereke sibyo nta kibazo mbika mu mutima wawe usanzwemo kandi unahora muzamukana mukunzi ngo reka basi sibyo iki gihango tugiye kugira ntuzagitatire sinzagitatira sibyo shirika nkubwire ikintu kimwe nudahemuka ndi uwawe kandi nudahemuka uri uwanjye yego udahinyuka mbabarire ntuzamemukire sibyo nanjye musezeranye ko nazigira mbikora uzahora urakara ko mu mara yanjye uzahora mu mutima wanjye nzahora ngutekereza byose nzakora nzagushyira imbere wakora urukundo rwanjye sheri nanjye icyo nagusezeranya uzahora uri umwami w'umutima wanjye ntawe uzagusimbura uri imfura na bucura kuri njyewe kandi uranyuze mukunda byiteka urwo mukunda ruhora rundimo kandi ruhora rwaka nk'umuriro simvuze w'ikuzimu oya mvuze w'Imana yaducanye igicaniro cy'abakunda ntabwo ejo udutoma twawe Imana niko tuwunyica nzagukumbura gusa ngaho reka dusezerane dore amasaha aragiye kwa kundi bye ndakunda love you okay Gira amakuru ya Nyiramacibiri se do umana nibyo niyo mpamvu ubona yahiye ameze nk'umuneke ni umugome se cyakoze ukuntu yatwicagaho nyina namuteye telefone arayimye nshaka no kuvugisha bwiza igihe cyose se uzajya wari ugenda bwiza nose ko narabona telefone yanjye wagiye ureka gutesha abantu umutwe ariko shangazi mva azana telefone yambwiye ko azana telefone kinini uri kumva ntuzantire n'undi njye nifotora nanjye we n'iki se ko atari njye azajya ariko ayiguhaye yatewe mu kuboko n'undi ubundi ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye ni inshuti yawe ariko ubundi wabaye nyine kera tukiri abana bajyaga tuganira akambwira ngo nyine agiye muri cyanjye agiye kugenda ngazanzanira amashokora azanzanira n'utuntu twiza twinshi ni karibu harafungura surprise ufuze gake sewe ko wahinduye harya ni kwizera waranyibagiwe yasha nunguri kwimana dore nunguri it's been a long time that's why uzi ko yanyibagiwe mumeze mute ntirekeze ngo bafite telefone ahubwo yakwambaye kurasubiza ni karibu mumeze mute tumeze neza amakosa yangoye bwana cyane sha hari ntabwo biba byoroshye it is very hard nukuri kwimana biba bigoye ngo biriki biba bigoye bisigaye uvuga ibindi birimo ntumva kumara bya hadise niko kanya iminsi myinshi
ako nujya uhinduka debera kwiza siyaje kubivuga se kwizera wari ukuntu yancuze yaragucuze ako no kuva cyane uko wangana si ukuyanganaga ni wa mushiha uramuyobora kanyana nawe yagiraga nta mushiha yagiraga kanyana kuva cyagira umushiha oya nta mushiha nibwo kwize amakuru y'iminsi nayinzara nayizuba babyeyi bapapa se bari he bagiye mu buriri ibabaze papa nacyagira umujinya mwa kera for real I can't forget the time nari ndi kumwe na kanyana hano inyuma muri torture it's happened nukuri kwimana usigaye tuka n'abantu oya ko se akanambye rero kanyavuze unamenya ari ibiki ko nanjye numiwe umva nyine ndi kuvuga nyine ko mfite amajisho mwambwiye nyine ntabwo dusobanukiwe nyine kutubwira nari ndi kuvuga nyine ariko mana kanya kwize tubwire nyine nari ndi kuvuga sinzibagirwa umunsi nyine nabwo ku munsi yatwirukana ariko wahita urana mu gitoki ntabwo ubyibuka asohoka kandi ati nzakuvuna ubwo buntu yavuga niba ari ubukina I don't remember like wavuze ibintu twumvaho man ndureba kubera kuba hariya nyine kubera hariya sometimes nyine like biratugora kubera kuba utabana n'abantu bavuga ikinyarwanda benshi rimemba ni ibiki okay shatubwire rego izo umva mu myibwira amakuru ariko namye uri mwambwiye rimemba ni ibiki buretse mwiborere tubwire ibintu tuzanire reka mbabwire sibyo urabizi ko njya kugenda sibyo sinagusezeye wowe nawe naragusezeye I said goodbye to all of you okay so rero barareba nje bwinshi sibyo it is a surprise okay it is a surprise okay ni mu kinyarwanda bivuga gute ego ko mugesera ariko norondumye okay nyine aka kanya wibagiwe ikinyarwanda ntanjye ndumye reka mbabaze okay wenda mumbabarire ngaho mumbabarire amahanga arahanda neza pe wibagiwe ururimi gakondo koko azi ko mutajya muhinduka uzako mujya muhinduka ubu nyine muracyabize ko kuri kera ngo sakuraza niba sakuraza ubu twabyatuye ibintu kuvuga okay reka mbereke here something sabyo nzagira nzabibazanira ejo birahari biri mu rugo Ego cyane rwose no sibyo murareba twari tuje bwije sibyo tureke tujye turareba flight like it was late kugira tujye nyine bwari bwije twagiye mu ndege bwije and we took like 2 days ejo nuza nzakuzambira ukuntu mu ndege biba bimeze mu ndege yeah it is the same as like the way you travel from one town to another here in Rwanda nibiba ari kimwe na nyine biba ari kimwe nkuko kanyana try to understand me okay gerageza kunyumva ni kimwe nkuko uva like Muhanga and coming to Kigali city uri kuza ni kimwe nyine I take flight mfata indege kazana so urumva rero take flight indege kanya usiko zavana umwigisha cyo nuko nyine kumwe ngo teke furati ndamenya ari ibyo kamurekere urabona burisha sibyo mureke tujye we need to rest for a little. Don't you need to rest? You need it, alright? Yeah. So urumva rero mureke tutahe tujye sibyo sibyo bye nase nagomba turenze irembo ariko siko muri abana babiri Ashat nundi musanze hatwe twari turimo. Okay, it's okay. Good night. Ego semuko urahize sheri ese babanye bakwitayeho re Nyine nari mandirimba gatima ariko
sinzi ariko ushaka byambabaje cyangwa akaba yaranyanze akaba ariwe usigaye akundana nawe none se ko numvishe uvuga sheri 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 we ko ntigeze numva na rimwe uvuga sheri wari washyushye washyototse muko cyane nagusetse uvuga yuko ntabwo agukunda nyine ndetse ntabwo ubibonye yizaniye umukobwa aje amufashe mu kaboko kariya bikorwa kabaye kariho kantwariye sheri wanjye nazakemeza ikintu utagiye kuzana bya bindi by'umutima wawe ngo oya shaka oya man wa mutima wanjye bene kumbwira biba atari byo sheri wanjye arahari sheri 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 sha nzaba ndeba yabaye atewe buri gihe urambwira narakundi urasankundira sheri bundi we nanjye reka nze ngire njye guhisha isoni da ngo mama pe se sheri telefone Kanya. Sheri ngiyangiriye wambwiye uzanze Yizera rero. Sibabwiye ngo mwumva ko biba ariko nanone nijana ngo tuganire. kugira ngo umpe telefone ni uko kwizera ugomba kuhari Ngomba wera musore ke. Sibyo? Tubisaba kiri hamwe. Urareba nijana ngo tuganire. Urabizi kugera. cyane Sibyo? Saraje ngo tuganire. Uramumbura. cyane Jewe shabuzi ko ndaganya no kugira se sheri wamenye ibyabaye byabaye. machi ibiro bikaba undi wese kwa kwerereye wa mukobwa gakiri gifite amanyo kiri Yeah, you notice like something here. Yeah, something big. Ndamwibuka. She's pregnant. Aratwite. kumana basi ndanivutse ariko shange yambabaje siko ako nanditse nese mvuga ngo none na telefone yanjye nani ntabwo nzamubwiriza siko nagiye kumuta telefone nagukumbuye ngira ngo nyine muvugishe akayinyima ngo ndashirira ngo yamuguriye mwanya ngo nzabiro nyine ntabwo yanjye kubera ko ngiye mbahanga Kanyana. It's okay. Okay. Sibyo? Tuza nta kibazo. Ahubwo mbwira. Like ubuzima hano mumeze kumwe mumeze. si kwa kundi nyine ubuzima bwuzi wabusize nta cyahindutse pe Ego. kuri kwa kundi nyine twireye hano ntabindi Gusa nyine hari igihe njya nicara nibuka our past life, bwa buzima bwacu nyine bwa kera. byari byiza mana yanjye mvuga ati nawe ukiteza ngo ye wiruka Aze nujye karabe akusishe ntabwo byibuka none ubu ngere ukuntu bajyaga dukina agati byari sawa nyine ese iriya mikino aba hari abana b'iki gihe bakikina. siba akadogo siba bakina ari akumari barindiriye ko bagerwaho ndumva ntuje ndumva nguwe neza ndumva nishimye kuri ruhande rwanjye cyonyine binyuze umutima wanjye rwose kuba yindutse kuvuga ibintu mwumva umweru nganije neza oya ntabwo natuma mwibutsa isezerano bagiranye kubera ko nanjye bwiza ndamukunda cyane ntabwo nabyemera bwiza nanjye ndamukunda agomba kuzanjyana i Burayi ntabwo nshaka gusazira muri iki cyaro ahubwo sindakora iki kanze muri kutumura ikorera iminsi myinshi Meze neza. Iminsi myinshi simeruka hano ejo bundi kweli. ntabwo wigeze unsuhuza reka nicare hano niba ntibabangamiye Kwizera. Meze sana yabigoye. Oh, nabashimije kweli. Okay, wenda, I'm sorry ariko nyine nari mfite kuba kuza nkabasuhuza byihutirwa ariko nashaka umwarimu nari naje hano ngaha gusa nanone watinze urabona ngo it's late ndumva ariko sheri noneho niba utashye reka nguherekeze ngo si bite byawe wowe
twaganiriye na kanya ntabwo ntabwo sheri rero tugenda unananiwe reka mbereka akantu keza sibyo azaza wankiza dayina ariko azaza ari ku moto sibyo byiza kaguherekeze none nanjye reka mbaherekeze okay no problem aho ubundi se kwita sister we need to stay gahunda kata amen none se wemva ngo bazariya iwanyu muri cya kigo cy'amasengesho barahanura ngo nzi nanjye bampanurira yewe upfa kujyayo kuko ntabyo wamenya shangiye ariko abahanuzi b'iyi minsi babonye ko usigaye bapirata abantu we akareba ikintu neza ukeneye nk'uku ninde umamanga ni karibu hello bite meze neza meze neza cyane ntabwo uzi kuvuga ikinyarwanda neza amakuru yawe byose ni cyane kutugendereye se ni amahoro ahanaye Biza yagiye sasa nagize none uvuze ngo iki biza yagiye sasa ndi mu Rwanda none nagize none ndavuga kandi kubasura mu inshuti yawe ni byiza nta kibazo none se witwa nde nanjye nitwa Kanyana wakivuze wowe ndakumvira uyu nguyu ni murumuna wanjye bamwita Kwizera cyane cyane none se we hajya wavuze ngo ni Angel none malaika burani mu Rwanda kagakino katwereka akantu tuzi none se uzi gukina udukino tw'abakobwa nyine kugira ngo nyine tuganire tumwereke kakanafa cyangwa se tumwereke mabiki oya yayishoboye gusiba mubwire ese iyo pantaro ko yacitse hose niko wayiguze imeze ntabwo ari gucika ni style y'abakobwa tumwereke ka gakino amasezerano y'izungu ubwo ni iby'abazungu n'amakino umva ariko tukamwereke sibyo rero ibi sibyo n'amakemwa wari waragiye naragiye kugura imodoka uri kubyica nawe twongerere ibi n'amakemwa wari waragiye naragiye kugura imodoka narayibonye se nshaka umwama y'amazi nshaka amazi ego umugezi we yabizi tuvamo filime byanya karibu umugezi n'iki unywa amazi adatetse no problem ego nta kibazo kureba amazi nshaka kujya kuri tuwarete kuri tuwarete urakata hano so ntabwo winjiriye hano umanutse ipfuka tubona umuryango epfo gato ego cyane none se telefone nawe urayijyana nta kibazo ajya kuri tuwarete siba dusabye amazi waretse tukamushyiramo ka kantu
kashaka kudutwara bwiza nyako kugutwara bwiza kumva se nawe uri kwishyura cyane wowe navugaga ashaka kugutwara bwiza hanze neza Não,